itangazo irinde aya makosa mu buzima bwawe utazabaho wicuza. Niba ushaka kwishima aya makosa uyirinde. Ayo makosa niyo ngiye kukubwira, ngwino tubane. Hello my people, ndabasuje mwese, family, friends, umva ndabakunda cyane, bahaye ikaze nanone kuri Nishimwe TV. Sinirengagije wowe waba utameze neza, waba urwaye, waba wagize ikibazo gitandukanye cyangwa se ibibazo n'ibibura mu buzima, ariko nakwihanganisha kandi gukomeza. Mu ijuru hari Imana, yakwibutsa ko Imana ishoboye byose kandi gifite itangiriro kigira n'iherezo. So rero nguhaye ikaze kuri Nishimwe TV. Wowe utarakanda subscribe uri gucikanwa n'ukuri kandi uri kuhoma pe. Ndagushishikariza rero gukanda subscribe kubera ko ntabwo uzicuza, uzabona inyungu zabyo. Nishimwe TV niho hantu uzasanga inama z'ubuzima zubaka uburyo wakubaka urugo rwawe neza, uburyo wasubiza urugo rwawe ku murongo, ndetse n'uko wakoresha igihe cyawe neza, tutirengagije ko twakwiyubaka, tutirengagije ko twakiri gukomere byaba by'urukundo, ndetse n'amagambo mabi twagiye twumva mu matwi yacu. Ahandi wabisanga usibye kuri Nishimwe TV. Ntabwo wibeshye rero, waje ahantu hanyu. Ni karibu kandi uhaye ikaze. Nshuti yanjye rero, uyu munsi wa none ndaguha iri itangazo irinde aya makosa mu buzima bwawe utazabaho wicuza. Niba ushaka kwishima aya makosa uyirinde. Ayo makosa niyo ngiye kukubwira, ngwino tubane. Buri wese ahora ashaka kwishima, ariko hari amakosa make cyangwa se menshi abantu tugenda dukora agasenya byose n'ibyo twari tugezeho. Noneho rero tegereza witonze, kuko ahangaha uri buze gusobanukirwa ayo makosa nayahe, ese niba narayakoze nakora iki kugira ngo nyakosore, hanyuma ubuzima bwanjye bubashe kwenderera cyangwa se bashe kubaho meze neza. N'ahandi rero ni kuri Nishimwe TV, tugumane kandi urasobanukirwa rwose, kuko tuhavugira ibintu byaguhindurira ubuzima ndetse bikakubaka mu buzima bwacu bwa buri munsi. Harimo guhereza Imana umwanya ndetse n'icyo wakora kugira ngo urusheho kwaguka ndetse no gutera imbere no kwigirira icyizere ba wowe. Nkuko nari maze kubikubwira ko hari amakosa dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi, ugasanga turicuza nyuma kandi twayakoze tutabizi. Ushobora kuba ubizi cyangwa ukabikora ubizi, ariko aya makosa ndakwinginze ntuzongere kuyakora cyangwa se uyirinde. Ikosa rya mbere dukora ni ukwirengagiza agaciro kacu. Ikosa rikomeye kandi rifite agaciro mu gusenya ubuzima bwawe ni ukwirengagiza uburiwe cyangwa se agaciro kawe. Hari abantu bahitamo kwemera kuvunwa cyangwa se gutukwa, bakababazwa, bagasuzugurwa mu buzima bwabo bwose, bitewe n'uko bibwira ko ntacyo bashoboye cyangwa se ntacyo bamaze, nta n'icyo baricyo. Ariko ndakubwiza ukuri, uribeshya. Ibyo ntabwo ari byo. Uri umuntu w'agaciro, uri umuntu ufite agaciro, uri umuntu w'umumaro, uri umuntu w'ingenzi mu buzima bw'abandi. Ushobora kuba utabyemera cyangwa ngo ubibone, ariko uri uw'ingenzi. Ndakwibutsa, uri uw'ingenzi kandi ufite agaciro. Ni amahirwe akomeye cyangwa se ufite impano idasanzwe, ubuhanga budasanzwe n'amahirwe yihariye. Iyo wibagiwe ko hari icyo umaze, wibona nk'udashoboye cyangwa se nk'umuntu utagize icyo amaze ku isi. Usanga buri gihe usaba imbabazi, ubundi kubera iki? N'uruhushya rwo kugira ngo mwumve ko wemerewe kubaho wishimye. Ntabwo ari ngombwa gusaba uruhushya rwo kubaho wishimye, niwo ugomba kubigiramo uruhare, ukirindira ikosa bya mbere ryo kwirengagiza agaciro kawe. Ikindi, irinde gusuzugura wowe ubwawe cyangwa se irinde kwisuzugura ndetse no kwipinga. Irinde kwishyira hasi imbere y'abandi kugira ngo bemere ko ufite agaciro. Oya, wishima iyo wemeye ko ushoboye, wishima iyo wemeye ko uri ingenzi mu buzima bwawe cyangwa se no mu buzima bw'abandi. Wishima iyo ubona ko ufite agaciro, wishima iyo ubona ko hari abantu bagukeneyeho inama runaka, ndetse ko udakeneye kwemeza abantu.
icyo gihe urishima kuko wewe ukeneye kwiyemeza wowe ubwawe, ukeneye kwiyemera wowe ubwawe, ukemera uwo uriwe. Wikwirengagiza rero agaciro kawe. Iri kosa ntuzarikora. Kugendera ku bitekerezo by'abandi ni ikosa. Ikosa rya kabiri ni ugutwarwa n'ibitekerezo by'abandi. Wigeze wibwira ko nta kintu umaze cyangwa se nta kintu ushoboye, wacitse intege nyuma yo kumva ko umuntu akubwiye ngo nta kintu uzigeza cyangwa se ibyo uri gukora nta kintu bimaze? Nyamuneka urimo gukosa. Wigeze usubika inzozi zawe ko umuntu yakubwiye ngo ntabwo ushoboye? Utekereza yuko ibitekerezo by'abandi cyangwa se ibyo abantu batekereza ari by'Imana yibwira? Oya. Nshuti yanjye, wowe uri wowe kandi ubuzima bwawe si ifoto y'abantu. Wiberaho gushimisha abandi, wiberaho kunezeza abandi. Mubwira ngo umuntu akubwira ngo ukora ibi ngibi kugira ngo nishime? No, wowe ishimishe ku giti cyawe hanyuma ubone gushimisha abandi. Abantu bazahora bavuga ntabwo uzabakosa kuvuga. Hari abatazakwishimira ntabwo uzababuza, kubera ko nta muntu wishimirwa na bose, ko waba uri kose, ko waba umeze kose. Hari abashaka kukubona hepfo kugira ngo bumve bihagije. Hari n'abashaka kukubona wacitse amazi cyangwa se nta kintu ufite kugira ngo bumve wishimye. Ariko ndakubwiza ukuri yuko irinde iri kosa ryo kugendera mu kwaha kw'abandi cyangwa se ku bitekerezo by'abantu. Niyo mpamvu rero ntukagendere ku magambo y'abantu bakubwira cyangwa se amagambo y'abandi. Gendera ku cyizere cyawe, kuri ejo hawe hazaza, indoto zawe ndetse no ku Mana yakuremye, kubera yuko icyo Imana ikuvugaho kiruta cyane amagambo abantu benshi bavuga ndetse naho isi yahaguruka. Ntabwo ibyo ngibyo byacecekesha icyo Imana yakuvuzeho. Itonde kandi wirindire ikosa rya kabiri ryo gutwarwa n'ibitekerezo by'abandi. Ibyo abantu batekereza ntabwo ari ibyo Imana yibwira. Wikwigira intungane. Kwigira intungane, iri ni ikosa rya gatatu dukora mu buzima, ugasanga turabaho twicuza. Abantu benshi bakora amakosa kandi bagakora ibidakwiye, ariko ugasanga ntibashaka kwigaragaza nk'aho ari abanyamafuti, ahubwo bashaka kwigaragaza nk'abatagira icyasha ndetse n'amakosa. Nyamara uri kwihemukira. Wibwira ko kwishimisha cyangwa kwishima ari ugutsinda. Oya. Ariko iyo wishushanya, umutima wawe uragusimbuka. Uhorana ikidodo ku mutima kubera yuko wowe wabeshye physically, ariko muri wowe mu mutima urimo urashira ndetse ufite ubwoba, ntabwo utuje. Urimo kwihemukira rero nukora iri kosa ryo kwigira intungane. Wikwishushanya, aho ngaho uri kwihemukira. Urinde wowe ugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Irindira ikosa ryo kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi, cyangwa se ikosa twakwita ko ari irya kane, rigira ingaruka mbi cyane ku buzima bwawe ndetse n'ejo hawe. Ni uguhora ugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Wikwitwara kutari ureba ku mbuga nkoranyambaga ukabona abandi bari mu modoka nziza cyangwa se babayeho neza, abaturanyi bawe babayeho neza, nyamara ntabwo uzi uko bambaye neza cyangwa se bafite byinshi, bafite abo bakundana nabo, bafite ubutunzi cyangwa se ibintu byose dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ukibwira ko wowe ntacyo umaze. Oya, urakimaze kuko ubuzima bwawe butandukanye n'ubw'abandi, butandukanye ndetse n'agaciro kawe gatandukanye n'ako abandi. Ibyo byose ni imitego. Ubuzima bw'abandi sibwo bupimisha ibyishimo byawe. Ntabwo wapimisha ubuzima bw'abandi ibyishimo byawe. Amafoto si ukuri. Yes, ushobora kuba wabonye ifoto y'umuntu ariko nyamara ugiye behind ugasanga umurusha ubuzima bwiza. Niyo mpamvu rero ubuzima bunoze si ukubaho ku isi cyangwa se si ukuba kuri stati ya buri munsi wall postinga. Ni amahoro yo mu mutima. Ntukagire ishyari, ntukigire nk'abandi cyangwa se ngo witware uko utari, ahubwo wowe wigereranya rero ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Niba wumva ushaka kubaho neza, iri kosa ntuzarikore nk'umuntu nkunda kandi nifuriza ibyiza. Nyamuneka iri kosa ntuzarikore. Kora ku giti cyawe, ugere ku ntambwe zawe gahoro gahoro
niyo byagusaba igihe, ndahamya neza nashidikanya ko uzakigeraho, nicyo kizaguhereza ibyishimo byawe. Iri kosa nshuti yanjye, iri kosa kwibagirwa Imana ni ikosa rikomeye. Iri kosa rya nyuma rihitana ibyishimo bya benshi, rihitana umunezero wa benshi. Ikosa ryo kwibagirwa Imana mu buzima bwawe ni ikosa rikomeye. Iyo umuntu ahugiye mu bintu byo hanze cyangwa se mu bintu byo ku isi twita ubutunzi, ibintu bitandukanye tubonesha amaso, akibagirwa Imana, aha bari mu buyobe. Ntabwo uba utunze, kuko ubutunzi nyabwo ni amahoro yo mu mutima. Ushobora kugira amafaranga, amazu, inshuti, ariko nta mumaro. Ugasanga umutima wawe ufite icyuho kubera ko wabuze Imana muri wowe. Imana niyo ya mbere mu buzima bwawe. Iri kosa nturizarikore ngo wimure Imana mu buzima bwawe cyangwa ngo wimure Imana mu mutima wawe. Imana niyo itanga ibyishimo by'ukuri. Menya guhagarara cyangwa se gukomeza gusenga. Menya kwihangana no kwizera. Ibyo ngibyo bizagufasha gutsinda cyangwa kurwanya iri kosa rya gatanu. Koresha impano zawe, ushima Imana mu byo ukora byose, ibyo wabonye byose uyishimire. Icyo gihe n'Imana izabona ko uyifite ku mutima, ko uyizera. Iyo Imana iri hagati mu buzima bwawe, haba amahoro, nubwo imvura yawe ntikwica cyangwa se ngo igutemane. Imiraba iraza ariko nta kintu yagutwara. Uba ufite umusingi uba wubatse ku rutare ari rwo Kristo. Rero iri kosa uryirinde, uzabaho neza. Nguko uko aya makosa uko ari 5 ashobora kwangiza ibyishimo byawe cyangwa se ashobora gusenya umunezero wawe w'ejo hazaza. Harimo kwirengagiza agaciro kawe, iryo ni ikosa rya mbere. Ikosa rya kabiri, kugendera ku bitekerezo by'abandi, irinde kuyoborwa n'abandi. Ikosa rya gatatu, kwigira intungane, wikwiyoberanya. Ikosa rya kane, kugereranya ubuzima bwawe n'abandi, nyamuneka uryirinde. Kwibagirwa Imana mu buzima bwawe, iryo ni irindi kosa rya gatanu. Ayo makosa yose uko ari 5 uyirinde n'inshuti yanjye. Nakugira inama yo kwirinda kugira ngo urusheho kubaho umeze neza. Niba ushaka kubaho ubuzima bushimishije, butuje, bufite intego, irinde aya makosa. Ufite byinshi byo kugeraho kandi Imana igufite umugambi ukomeye. Ntucike intege, komera ku gaciro kawe, wubahe Imana, usige ibindi byose. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Wibagirwe gukanda subscribe. Ciao ciao.